Muri episode y'ubushize duherukana mbabwira uburyo umugabo wa Masenge yajyaga numa kwaka mwarimu amafaranga kugira ngo ataturega ko dukundana. Ubuzima bwarakomeje, niga segonderi ndayirangiza, ubwo hagati aho hagiye hanyuramo ibintu byinshi bitandukanye, ndiga ndarangiza n'amanota meza ndetse nza kubona na buruse. Ubuzima bwe butangiye guhinduka kuko sinari nyiri Ana ukora ibiraka byo kumisera abantu. Narangije umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye umuhinda amakazi muri resitora. Urumva nawe Ana wari umenyere kumesera 2,000 cyangwa 5 bikabije, nari nsigaye nkorera 80,000. Masenge nera akivunika cyane kuko yo nahembwaga namufashaga guhaha, kandi icyo gihe ibintu byari bihendutse ntago ari nk'iki gihe. Urumva ko 80,000 ari amafaranga menshi ku munyeshuri urangije segonderi. Ako kazi katumye nangira kugirana ibibazo na wa mwarimu twakundanaga. Yanshinjaga kutamubonera umwanya, nanjye ngamushinja kutanyumva. Mbese twitanaga ba mwana rukabura gica. Nataga saa 4 z'ijoro, nkabyuka saa 11 za mu gitondo, kandi ku kazi nabwo batwemeraga gufata telefone rimwe gusa saa 7 muri pause. Urumva communication yanjye nawe itangira kugenda nabi. Hagati aho ariko umugabo wa Masenge yaje gukora ikintu kigayitse cyane, navuga ko yafashe nk'umuryango we akawuta mu mwobo muremure. Ibi ndabibasobanurira. Ndabyibuka ari mu kwezi kwa 3 ubwo byabaga. Hari umugabo bajyaga basangira inzoga wamuhuje n'abantu baguriza abana amafaranga, hanyuma bakayishyura mu gihe gitoya hariho n'inyungu. Bari yamuhaye 1,000,000, ariko ngo bamubwire ko nabishyura azarenzaho 200,000 inyungu. Yamaze icyumweru cyose adataha. Ubundi ntibyari bisanzwe kuko ubundi yashoboraga kurara mu kabari, ariko nibura agataha mu gitondo. Kuri iyi nshuro bwari bwo bwa mbere amaze igihe kinini adataha. Masenge byamuteye guhangayika, atangira gutekereza ati wenda baba bamwishe cyangwa se bakaba bamufunze tutabizi. Nabonaga Masenge ari guhangayikishwa n'ubusa, kandi nawe narabimubwiraga akambwira ngo kubaka biragoye. Nakubeshye nge numvaga ntacyo bimbwiye kuko n'ubundi namufataga nk'uwananiranye. Nabonaga ari yiragira ikicyura. Nyuma yaratashye, ubuzima burakomeza nkaho nta cyabaye. Gusa yari yirakaje nta muntu ashaka kuvugisha, abantu bose abuka inabi ngo hatagira umubaza aho yabaga. Iminsi yaricumye nikomereza akazi, ari nako negereje ko igihe cyitangira cy'amashuri kigera ngo nitangirire kaminuza. Numvaga atari byo uzarota ntangiye kaminuza. Nari mfite inzozi nyinshi ndende zitandukanye. Numvaga nimbona amafaranga nzakiza Masenge. Mbese numvaga akantu kose keza nagakorera Masenge. Yego mama yari ahari nubwo yari akibi wabo, ariko Masenge namwiyumvagamo cyane kuko niwe wandeze. Nanamukundaga cyane kurusha mama. Yewe nanjye namuhamagaraga mama nk'abandi bana bose be. Rimwe rero twari tuvuye gusenga, tugeze mu rugo tuhasanga abagabo 6. Muri bo hari umwe dusanzwe tuziranye. Umwe muri abo bagabo yegera Masenge amubwira ko aho hantu hacu bahaguze, ko tugomba kwimuka tukareba ahandi tujya. Byateye urujijo Masenge, amera nk'uguye mu kantu. Amubaza uburyo bahaguze n'igihe bahaguriye. Amubwira ko ibyo bintu atabizi. Undi aramusubiza ati umugabo wawe twarahaguze, ibindi bisobanuro araza kubikwihera. Mu by'ukuri twese twakubiswe n'inkuba. Mu bigaragara bari bafite inyandiko iriho umukono w'inoteri yemeza ko bahaguze n'umugabo wa Masenge. Mu gahinda kenshi ariko karimo kwihagararaho imbere y'abana, Masenge yabasabye kugenda bakazagaruka uwo bahaguze ahari. Ni ubwa mbere ngiye mu mateka yanjye nari mbonye Masenge agira ikiniga kingana gutyo n'umubabaro ukabije. Mu gitondo twarabyutse twumva umugabo wa Masenge na Masenge bari gutongana, tuza kureba. Tugeze muri salo umugabo watwuka inabi ngo nidusubire mu buriri. Masenge ati bareke nabo baze bumva amahano wakoze. Ni gute wifata ugafata ahantu abana bawe baba, abana wabyaye, warangiza ukahatangaho ingwate kugira ngo bakugurize amafaranga, ko tugiye kwangara bitewe n'amakosa wakoze. Urabizi ko tudafite epfo na ruguru, naho twari dufite urahatanze. Ubusaba abana barajya hehe, ndaberekeza he? Ese ayo mafaranga baguhaye ko nta n'10 wigeze uzana mu rugo ari hehe? Umugabo wa Masenge yasobanuraga avuga ko yashakaga gukora ubuhinzi n'ubworozi bikanga. Ibi byakomeje gukurura amakimbirane hagati yabo, birangira barwanye. Umugabo wa Masenge abonye amaze kumukomeretsa, asohoka yirukanka arahunga. Kuva icyo gihe nitwongeye kumubona. Nyuma twaje kumva amakuru ko hari umugore yinjiye. Masenge yagerageje kwiruka mu buyobozi, ariko biranga bibi by'ubusa, cyane ko batari baranasezeranye. Byarangiye n'ubundi bahatwaye. Mwibuke ko nari mfite akazi. Mu bushobozi bukeya nari mfite, nafashe amafaranga nkodeshamo akazu gaciriritse ahantu mu cyaro, Masenge akajyamo n'abana be. Kubera ko nari mfite akazi kandi Masenge yagiye kuba ahantu kure, nanjye nahisemo kugaruka kwa mama. Kwa sogokuru nahamaze igihe bamfashe neza, cyane ko mama yarankumbuye. Yari atarambona kuva narangiza segonderi.
mama yajyaga njyana gusenga aho asengera, nanjye birangira ngiye muri korali. Bwari bwo bwa mbere maranye na mama igihe kirenze amezi 2. Igihe cyo gutangira amashuri cyarageze, mu rugo baramerekeza njya kwiga. Kuko kaminuza ari kure kwa sogokuru, byabaye ngombwa ko mba mu macumbi y'ikigo. Murumva na kazi ka restaurant nakoraga sinari inyigakoze narakaretse kuko sinari kubona uko mbifatanya byombi. Uwo mwarimu twarakomeje turavugana, ariko nababeshye numvaga nakimukunda cyane. Numvaga ntamubabaza. Urumva nawe umuntu twamananye igihe kirekire nta kibi yankoreye, sinashakaga uburyo mubabaza. Nahoraga nekereza inzira nabinyuzamo ngo mubwire ko byarangiye, ko ntakimukunda, ariko nkabona uburyo bwose nabimubwiramo byamubabaza. Nigira inama yo kubigendamo gake no gutangira kumunaniza kugira ngo we nabona bitagikunze abe ari uzifatira umwanzuro wo kubivamo. Ariko nabaye intandaro yo gukomereka kwe. Mu by'ukuri nabonaga tutakiri ku rwego rumwe. Nageze muri kaminuza mera nk'uhumutse cyangwa se umuntu ukangutse. Natangiye kubona isi bitandukanye nuko nari nsanzwe nyibona. Natangiye kwikunda, ndatinyuka, ngira inshuti zitandukanye, mbese narahindutse ku buryo bugaragara pe. Ibaze ko wa mwarimu yashatse kuza kunsura, nareba i Kigali tugendana ukuntu bafite aba boyfriend barenze, bafite amafaranga, baza kudutwara mu modoka bakadusohokana ahantu heza, bambara neza. Nkareba wa mwarimu wanjye nahahinguka bari bunseke, mpitamo kumubeshya ngo sinzaba mari kugira ngo atazaza. Buri gihe uko yashakaga kuza nashakaga impamvu yose ituma ataza kundeba ku ishuri. Ariko n'ubundi amakuru yangeragaho nuko ngo hari agakobwa bari basigaye bakururana, usibye ko numvaga ntacyo bimbwiye. Wowe wakurikiye inkuru, wakoze kubana natwe kuri Connect with Joe, naho ubutaha muri episode ya 3.